ibiyobyabwenge na za ruswa, ndagira ngo ahubwo batubwire neza aho baba babizi cyangwa se uko byaba bimeze, hanyuma namwe nk'ababyeyi babo nk'inshuti zabo n'imiryango yabo muraza kutugira inama icyo twabakorera ni iki. Reka duhere kuri uyu ushaka abajura n'ibiyobyabwenge, tubwire neza uko bimeze, nuko ngaho tubwire. Murakoze rero rwose muyobozi, ibyo biyobyabwenge rwose ahantu numvishe bivugwa ni muri Jamaica. Haba hari abuzi byibuze babigemura muri uru Rwanda rwacu? Ikarubamba ntabwo nzi rwose, reka mba nkuroga. Ariko ubundi we uranabikoresha kwanza, reba ukuntu ijisho risa, urebe n'umusatsi ufite. Oya, ibi ngibi ni karemano, si ibiyobyabwenge bya kera. Ngaho bawicaye turebe n'uriya ushaka za ruswa, tubwire neza. Ubwana Zuyongo niko numvishe witwa, ndagira ngo tubwire neza ahantu inaha baba batanga za ruswa n'ukuntu zitangwa, uduherezeho amakuru gake. Ikeka nta bya ruswa. Ruswa se iracyabaho? Ahantu se wari ugiye gutigita akantu ka ruswa n'iki ni hehe? Reka ntabwo ari njye ubwo ngubwo wabivuze. Ninde se ubwo ngubwo waba wabivuze? Yemwe uyu nguyu ubu tumukorera ikira, nta duhinduye abasazi twese uko tura, banza uhagurukiraho abantu bose bateraniye hano ukuntu bahinduye abasazi. Hose kana muyobozi ntabwo ari njye wabivuze, wasanga hari undi wenda mwitiranyije. Okay, bawicaye turebe umwanzuro abaturage bari bubafatire nkamwe mushaka ibiyobyabwenge na za ruswa, bawicayeho gake. Aba basore rero murabona ko bafite ikibazo gikomeye cy'imyumvire ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ko bo babyumva cyane. Mumbwire aba bantu tubakorera iki? Yego urare hawe. Murakoze kubw'ijambo mu mpaye ryo kuvuga ku kibazo cy'aba bana. Aba bana kunywa ibiyobyabwenge ndumva ngewe ari ibintu bikomeye cyane, kandi leta ihora yihanangiriza bo ntibabyumva. Ni mubajyane rwose murebe uburyo mwabashyira mu kigo ngororamuco, ku buryo mwabagorora bagakira bakaba nk'abandi bana. Murakoze. Murakoze cyane. Ndasaba ijambo bwana muyobozi. Yego. Murakoze kumpa ijambo. Nibyo gushyigikira ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza muri uyu mudugudu wa Kararo, ariko nanone kubajyana ntabwo ari cyo twashyira imbere cyane, ahubwo mudufashije twafatanya tukabagira inama tukabigisha, batakumva tukareba izindi nzira twabicishamo, bityo tukareba ukuntu twabica burundu muri uyu mudugudu wa Kararo. Murakoze. Murakoze neza mwese abitabiriye inama bo muri uyu mudugudu wa Kararo, kandi abashimiye cyane kubw'umwanya wanyu mwatanze tukabana hano. Ariko aha habonetseho abantu babiri, kandi tubonye ibitekerezo giye ku bwanjye numvaga tugiye kubajyana tukabashyira mu kigo ngororamuco, ariko habonetsemo ababatanga ndetse n'abasabira imbabazi. Noneho nimba mwumva koko nabasiga ejo n'ejo bundi nkazagaruka ngasanga mwarabashyize ku murongo, haraza kuba abemeza icyo gitekerezo cyangwa se abemeza ko bagomba gufunga. Ubwo abari inomero nini niba kwemeza kujya kubafunga turabatwara, ariko inomero nini niba kubareka mukazabagorora mukabagira inama nk'ababyeyi ndetse natwe dufatanije, ndabasiga mushyire agatoki hejuru abemeza ko tugomba kubabarira mukazabagorora. Reka tubare turebe. Aba basabira imbabazi babaye abantu 46. Noneho abemeza ko bajya gufungwa aba basabira imbabazi nibo babaye benshi. Ntacyo, reka tubababarire, ariko ubutaha ni ingaruka muri uyu mudugudu nzasange icyo kibazo cyarakemutse.
kuba hejuru kubafata se izi saha ni sangahe ikintu ni amasaha tubonetse niyo musaha mubonetse mushinzwe iki ntabwo mushinzwe kwiga gusa kwiga se nagaha kwiga ntabwo ari akazi ariko akazi kanyu ni iki tuba tudafite twinshi hano rero ntabwo ari aho banywera itabi mumbabarire mbabwize ukuri mwarimu ugabanya ibishwa wawe twe tureke mbabwize ukuri uyu munsi turi kwa mbere ariko ubwenge kwa bwawe kabiri bwagurutse muzinjire muri iyi karase muzanye ababyeyi banyu Abataragize. kandi ni itegeko icyo gitambaro Ibitabo kandi ufite. mu kanya gato tugikura birasa Sit n'ibyo down. kwandika uzane hariya irenge za Sit fica down. shaka abazanye ibya fica wawe Karini go and correct kati correction merci mumuhe amashyi hamza reka nguhe ikibazo haguruka itabi ntabwo ryo ryakuzanye hano kimare ko muri tanahurira iki zeri mu gusoza mu kabyumba ariko sibyo uko wabyumva uko nakwigishije ni kuri gusubiza murandebera ibyo mbababwira manura amaguru manura amaguru hano ni muri karasi ntabwo ari hano nakuzi kagiye narakaye rwose urakajwe n'iki se uriya mwarimu ngiye nzamukoma iriya mibare yigisha nzayimumirisha umva uriya kumukoma byo nibyo ariko Hakoze njye ikintu numva kimwe agatekerezo uraza umbwire nanyine ndaguha icyaha urereba kuri ka kantu iyo abantu bakanyweye bajya hasi uzi ko se nijoro waryinjiramo mureka ariko umunsi nzaza nacu fresh ewa tuzasira hasi hejuru umuntu yamukanda kabisa nta n'ibintu byinshi hakuze n'ikindi niba urashaka akira ubona ukuntu akumenyereye kumutoragurira kanahe imvura mureke Nanjye reka yamuriye nze. n'amatwi ariko mwihorere Eh. nzamucurika ni ukuri ntari Sono niko inzira ari imwe ukaba ugenda wirukanka wajya ugenda gake mba mama. mbona uri bize njyewe mama macha ubu uri gutinda mushika nyimba cyangwa kwihutangira gufasha ababyeyi Ntacyo wintera amagambo. ngambwa icyo nshaka Mani ariya masomo yabonye utingiye ko fizike yananiye. ni ibisanzwe Wayumvishe? cyane Ese waretse ukazansobanurira. njye se ndi tito Abanyabwenge koko mugira umushi. ntabwo ari umushiye tica bareke uba wicaye mu ishuri tica akigisha kuki se amatwi uba yatije mbese Nese ibintu byose ni kubyumva. kuranya ko narabona se ugutwi kwawe kukuvaho kukajya ku wundi Hakundi nshobora kuba ngufite akwendamo imbere ko wapfuye. twapfuye uzajya kugukoresha ariko njye ntabwo ndi tica ku buryo mbwira ndi Wintera amagambo ahubwo mbwira nimba ejo naza ukansobanurira. urumva pe ngaho ntacyo uzaza gusobanurira Ejo nzaza. uzaza Ejo nzaze nkasangahe? uzaze nko mu saa munani wenda nibwo nzambitse umwanya ndi mu ikayi Saa munani. zana gusobanura nibikunanira ibyo birakureba uzashakira uzajya ahandi nyine Saa noneho njye kanicomokere ejo saa munani uzana nkugezeho.
Uraho John we. Muraposiya. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru yanyu se? Amakuru ni meza twaraburanye ngo tuganire ku bya Pasiteri Rukusanya. None se kandi bimeze bite kandi? Uzi ko ejo bundi namubonanye namusanganye nk'agakobwa nk'imyaka nka 17, 18 barimo gutemberana. Numva bitoroshye pe. Numva rero tugomba kumushaka, tukamusanga. Maze tukamuganiriza tukamenya neza ibyiwe kuko buriya niyo turi kumwe mu rusengero mbita mbona ameze nkaho adahari. Nibyo. Ese ashimwe. Ese nayo mbaza mu Pasiteri. Amakuru ya Pasiteri Sera? Pasiteri araho arakomeye pe. Ariko muri iyi minsi yarakomeretse ariko nta kantu gato ntabwo gakanganye. Kose burasubira byikera. Yarya aba yagemeye. Saladin. Umeze ute? Ndabona ibintu biri kugenda biza gakeya. Dr. uzanye na serum. Untera urushinge rwonyine serum yihore ndimo ndikumva ngenda nkira namibe nta nubwo igikoma nayo barayirashye. Reka turebe uko hano hameze. Ureba harimo haragenda hakira. Sasa uhumure gukira urakira. Reka tugutere umuti uri bukugabanyirize uburibwe. Uhumure rwose za mibe na za trichomonasi nazo barazirashe. Humura rwose sa mibe gusa. Dogite use kurushinge runjya kuko. Oya humura Ndaronda narutinya wa muntu we. Oya humura rwose ntabwo utere gake. Yego rwose. Ase urushinge ruryana kurusha isasi. Mbega dogiteri have uvuga iryo sasi ntarara ndirota. Wirivuga ntuzongeye no kurivuga. Reka. Urarivuga urarize. Siko umuntu wakurashe twagize ngo niyo warashe Kadafi. Yewe arenze wa Kadafi. Kadafi se ko yasabye nge ko nahanutse nk'igiti ngo po. Ntago nigeze shwi. Ntago nzi uko nagarutse. Rwose wageze aha turagutabara. Ahubwo se ariyo ngira ngo abaganga b'Abanyarwanda ntimushoboye. Murashoboye cyane bungiye nagiye kubyiga mu Buhinde. Nagiye kubyiga mu Buhinde. Dogiteri we. Kiraha. Rakira. Ndaje tugende no tugufashe tugere aho bakurasiye kugira tunabone na dosiye iboneke sibyo kugira ngo bakurikirane n'abari abagizi ba nabi nabo bazafatwa. Kimera neza reka tukongeremo undi muti ahubwo se rwose humura uzakira nuko bakurashe ariko tugerayo aho byabereye baraza gukora mu bushakashatsi bafite polisi na RIB barafatanya bari abagizi ba nabi bafatwe bahanwe kugira tuzagira n'undi muntu bahemukira bakarasa ahubwo sigira ngo ndacyayibuka naho rero Saladin rwose humure igihugu cyacu nacyo bashobora no kuzagufasha rega buriya warashe turimo ukora n'igikorwa cy'ubugizi bwa neza dore mazi ari ahangaha wari uri mutabara ahangaha pe Allo wa murwayi wamugejejeyo Okay sawa nimba waramugejeje amahoro nta kibazo sawa nyohereza nimero za dogiteri sawa mpamagarara ko numva nawe yantesheje umutwe nafande bana Yes afande umurwayi twamugejeje amahoro ariko muganga aratubwiye ngo ntabwo bikaze cyane araza gukira kuko ngo aho bamurashe ntabwo bikaze cyane ntabwo ari habi yambwiye ngo araza gukira sasa nomero ye ndaje nyikoherereze mu kanya gatoya ndayiguhereza sawa sawa urakoze cyane Ego nta kibazo turaha
kibazo rwose uzakira kandi bizanagenda neza. Wanakize ahubwo. Muraho Dr. Muraho wa mugabo. Umugabo ko ntamumenye Sabidi. Yewe ndi mu bashinzwe umutekano wabashije kugeza umurwayi hano bari bamurashe. Niwe bambwiye umuzanye bambwira ko gukora akazi k'umutekano k'ibanga. Mwarakoze cyane rwose. Mwarakoze rero twe dukora akazi k'umutekano k'ibanga. Ni muri ubwo buryo rero ko nazajyemo umurwayi bari barashe. Ni mwebwe mwamuzanye. Rwose ni byiza mwarakoze cyane. Mwamuzanye ari nijoro turamwakira kandi mwabonaga ko yari arembye dore ubu yakize cyane rwose. Ameze ati se? Ubu rwose yakize yorohewe gusa azajya agaruka rimwe mu cyumweru tumuhe imiti tunamukurikirane turebe kuko twanamucishije mu cyuma kugira turebe ko nta kintu ririya sasu ryangije dusanga nta kibazo rwose yarakize. Natwe turacyakurikirana abantu bashobora kuba baramurashe ntiturababona ariko turacyakurikirana turacyari mu iperereza rwose kandi bizeye ingufu z'umutekano ndabizeye twizeye yuko muzabafata abagizi ba nabi bagakurikirana bagahanwa n'amategeko. Nuko bimeze rwose. Iyo mutamura hari ahantu simba narahabunze numvaga neza byarangiye habura kuka kanyuma burundu. Wari wanegekaye rwose. Byari byarangiye ariko umutekano kabisa w'u Rwanda urabona ko ufite imbaraga kandi mukomereza n'Imana izabahemba. Buriya mugende munamufashe rwose mwegere n'abayobozi b'inzego z'ibanze babaha ngaha hanyuma bazamufashe kuko urabona bamurashe arimo arwana n'abajura. Bazamufashe rwose kuko dore ubu ntabwo yahita kugira ikintu ahita yongera kwikorera. Ibyo turabikora kuko turagenda tubasigize muri kariya gace twamukuyemo nitumara kubaririza ubwo tuzashaka ubufasha tumenye naho ataha nyirizina ko cyane tutari tumuzi aho ataha. Ni muri ubwo buryo rero. Ubu rero araguma ahangaha hanyuma ubwo iperereza muzajya murikora n'ubundi ari ahangaha kuko nibo n'ubundi yarasize. Nta kibazo. Nzagaruka kureba umurwayi ndebe ko ameze. Ngaho Imana ikurinde rwose warihanganye mu burwayi bwawe ntabwo wagoranye cyane. Sawa nanjye rero ubwo murwara ukira igihe kizagerwaho nzaza ngaruka kubasura. Sawa baby. Murakoze. Noneho yarinsize hasi. Uyu ni wa mugabo wanjye papa kuri koko narinzi Mana y'isi n'ijuru Mana we byuka. Uyu mugabo aba yiriwanywa. Uyu mugabo ntagira urugo. Ayiwa gusa abana bacu bazaba gute koko. Agaruka dutuwe. Tuzayinywa. Ni umugore wawe reba neza ni ukuri ndi mama kwini pe ni ukuri kw'Imana dutahe reka ngurebe neza utamukiye musa ndeba neza pe ndeba neza urebe ubona kuko ubu uyu mugabo nashatse we dutahe tujya kurya.